Tubahaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimiye kuba mudukurikira. Umunsi ngiye kubereka uko wateka seafood bita mule à la marinière. Ubundi mule mu cyongereza nizo bita mussels. Gumana natwe rero kuri Hospitality TV, ukore subscribe niba utarayikora. Niba kandi warakoze subscribe, ukore like, comment and share. Usharinga no mavideo agere ku bantu benshi, twubake Hospitality family ifite ingufu. Urabona ko ni ifunguro risa neza, nawe rwose wirebera n'amaso urabona ko bisa neza cyane. Gumana natwe urebe uko bitegurwa, ubundi winjoying. Icyambere turakenera ni mussels. Izi ni mussels, ni seafood bita mule cyangwa mussels. Kenere butter, turakenera butter. Dukenere igitunguru gicopinze, dukenere perisile nazo zicopinze. Hanyuma tuze gukenera na wine, white wine. Urafata butter uyishyire mu isafuriya wabanje gushyushya ku muriro, nurangiza uyigaraguremo ishonge. Nimara gushonga ushyiremo cya gitunguru wakasemo utuburunoise. Nurangiza igitunguru gikarange muri ya bata. Mbibutse ko bata igomba kuba itashyushye cyane ngo ijye gucumba. Yimaze gushonga ushyiramo ibitunguru, hanyuma ugaragura ibitunguru. Ibitunguru nibimara kuba translucent ushyiremo white wine. Ahangaha dusizemo white wine. Numara gushyiramo white wine ushyiremo za mussels cyangwa se mule. Hanyuma numara gushyiramo mussels ugaragure gakeya kugira ngo zifate ya white wine, zifate na butter. Hanyuma nurangiza upfundikire iminota nk'itatu zishye. Nyuma y'iminota 3 upfundure ushyiremo za perisile cyangwa se parsley ziri chopped. Ushobora gukoresha parsley cyangwa coriander, byose bipairinga neza kuri seafood. Nurangiza ugaragure neza, ugaragure mule zawe neza cyangwa se mussels. Mule ni Igifaransa, mussels ni Icyongereza. Hanyuma ushyiremo umunyu, usizoninge n'umunyu. Numara gusizoninga n'umunyu wongere ugaragure gake. Hanyuma ureke bigende biriducinga, ya wine igende igabanyuka isa n'ikama. Wongeremo na pepper, kugira ngo usizoninge neza bize kuba biryoshye. Ubundi salt and pepper ni ibirungo biri common, biri general, umuntu wese yisangamo. Ahangaha urabona ko mule zimeze neza, mussels zimeze neza, zimaze gushya. Hanyuma urahita uteka ifiriti yo gusavingana n'izi mussels. Urafata ibirayi ubikate nk'uko nagiye mbibigisha. Numara kubikata ubitogose mu mazi arimo vinegere cyangwa lemon juice. Hanyuma nurangiza ubiposhinge mu mavuta yashyushye. Nibyenda gushya bivanemo wongere uze kubisubizamo. Aha ni ku ituru ya kabiri rero tugiye kubifinishinga. Urabivana mu mavuta ubishyire ku gasahane wasizeho igipapuro kugira ngo igipapuro kize kunywa ya mavuta. Hanyuma ifiriti zawe numara kuzarura, umaze kuzarura kuri ya sahani, urafata cya gipapuro ukikozeho kigende kigabanyaho amavuta. Nurangiza utereho uturungo two kugira ngo ifiriti zawe zibe ziryoshye zimere neza. Urateraho umunyu, ifiriti zigishyushye uhita uteraho umunyu. Warangiza ugafata perisile ziri chopped, perisile wacopinze cyane ugacugusa.
nuteka ifiriti gutya uzaba umbwira, nuteka ifiriti gutya uzaba umbwira uburyohe wumvisemo. Hano zizaba ziryoshye cyane, akunyu na perisire ziri chopped hasigaye ugacugusa. Hanyuma urafata isahani yawe isukuye neza, warure masozi ku isahani. Urarura masozi ku isahani neza, ibyo bita plating. Plating ni ukwarura. Hanyuma numara kwarura masozi ku isahani, ufate kaji, gasose karimo ugenda unyanyagizaho hejuru ya masozi. Numara kunyanyagizaho akaji, hanyuma ufate za firiti uzishyire ku ruhande rumwe ku isahani. Numara gufata ifiriti uzisize ku ruhande rumwe ku isahani, hanyuma ufate utwatsi natwo uraza kunyanyagizaho. Ikindi ufate agasosi boro ushyiremo aioli sauce. Aioli sauce ni mayoneze ufata ukongeramo garlic. Ufata mayoneze ukongeramo garlic ziri finely chopped cyangwa se ziri brunoise, fine brunoise. Hanyuma iyi sauce ni dipping sauce, iraza kudufasha kurya masozi ndetse n'iriya firiti. Nurangiza ucopinge twa perisire utunyanyagizeho hejuru, sprinkle over chopped parsley, hanyuma usavinge. Urabona ko bisa neza cyane. Isosi imeze neza, aioli sauce, mayoneze ushyizemo garlic. Urabona ko izi firiti zisa neza, zifite isuku, zahiye neza, ni golden brown. Hanyuma masozi nazo zahoberanye na butter ndetse na white wine. Urabona ko ni ibiryo biryoshye cyane. Nibutse abadukurikira kuri Hospitality TV ko ari channel yigisha guteka kinyamwuga. Tugenda dukubita hirya no hino muri recipe ziri internationale, amaresipe ari local Rwandan recipes. Hanyuma tukajya muri Aziya, tukajya mu mpande zose z'isi, tukagenda tuvanayo amaresipe tubigisha, kuko ntabwo wamenya guteka kinyamwuga utazi amaresipe ari internationale. Iyi rero ni resipe imwe mu maresipe ari internationale, kuko murazi ko masozi ni seafood, twe nta nyanja tugira. Izi ziba zavuye, ziba zaje zitegewe indege. Mukore subscribe, mukore like, comment and share. Mugumane na Hospitality TV, ubundi twige guteka kinyamwuga. Mbega uburyohe. Ufashe iyi firiti ukayikoza muri aioli sauce. Ni uburyohe. Reka twumve na masozi uko zimeze. Ubundi masozi barya kariya k'imbere, ntago barya bino bikoki. Iyi niyo masozi barya, koza muri aioli sauce. Twumva uko bimeze. Delicious. Very delicious. Bantu banjye bo kuri Hospitality TV, iyi resipe iraryoshye, iri funguro riraryoshye. Uko urireba ku maso risa riteye apeti, niko no mu kanwa utamira ukumva amazi yuzuye akanwa. Muryoherwe rero. Hano mfite abahungu banjye n'abakobwa, reka mbongere birire. Muryoherwe mwana. Mujye mukoza muri dipping sauce gutyo tamira. Okay. Enjoy. Turabashimiye kuba mwadukurikiye kuri Hospitality TV.
mwari kumwe na Chef Teacher Fabien nk'ibisanzwe, naho muri video y'ubutaha. Ciao ciao.